tugiye kurebera hamwe abarasta ni bantu ki kandi kuki abarasta banywa urumogi. Ibintu byinshi utaruzi kuri bo byose tugiye kubikubwira hano muri iki kiganiro. Abenshi bibaza impamvu batogosha umusatsi. Ni political and identity movement yavutse mu mateka y'abirabura, cyane cyane muri Jamaica. Bamwe bahita idini kubera ko bafite imyizerere kuri ja cyangwa se ku Mana. Icyumba cy'ibitekerezo TV, aho tuganira ku iyobokamana, ubuzima, inzira y'inzitane ndetse n'ubuhamya. Kurikira icyumba cy'ibitekerezo TV. Tubanje kubasuhuza mwese abakunzi b'icyumba cy'ibitekerezo. Uyu munsi tujya kuganira ku ibanga ry'abarasta ndetse n'ubuzima bwabo butangaje benshi batazi. Tugiye kurebera hamwe abarasta ni bantu ki kandi kuki abarasta banywa urumogi. Ibintu byinshi utaruzi kuri bo byose tugiye kubikubwira hano muri iki kiganiro. Niba wumva unyuzwe n'iki kiganiro, ntiwibagirwe gukanda kuri subscribe kugira ngo tujye tubana iminsi yose. Abantu benshi iyo bumvishe izina ry'abarasta bahita batekereza ibintu bibiri gusa: dreadlocks ndetse n'urumogi. Ariko se wari uzi ko nyuma y'ibyo byose hari amateka akomeye cyane? Hari imyizerere yabo itangaje, hari n'ibintu benshi babavugaho ariko bidafite ukuri. Kandi hari impamvu ituma bamwe bafata Bob Marley nk'umuntu ukomeye cyane mu mateka yabo. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ukuri ku buzima bw'abarasta, ibintu benshi batigeze bamenya kuri bo. Reka aka kanya duhite dutangira turebera hamwe uko abarasta batangiye. Idini cyangwa movement ya Rastafari yatangiye muri Jamaica mu myaka y'1930. Ryavutse nyuma y'uko uwitwa Haile Selassie wa mbere yimye ingoma muri Ethiopia mu mwaka w'1930. Bamwe bemeraga ko ari Imana yasezeranyije Abanyafurika. Aha wahita wibaza byinshi ku mpamvu abarasta bagira dreadlocks. Abenshi bibaza impamvu batogosha umusatsi. Abarasta benshi bavuga ko dreadlocks ari ikimenyetso cy'imbaraga, bikaba bifitanye isano n'inkuru igaragara muri Bibiliya ya Samson. Kimwe mu bintu abangaba bakunze kuvugaho cyane ni ukunywa urumogi. Hari bamwe mu barastafari bavuga ko urumogi rubafasha muri meditation ndetse no kwegera Imana. Ariko si kuri buri murasta wese urunywa. Bob Marley ni umwe mu bantu bagiye bakwirakwiza umuco w'abarasta ku isi yose binyuze muri reggae music. Aha benshi ntibazi ko hari abarasta batarya inyama zimwe na zimwe, hari abizera gusubira muri Afurika, hari n'abadakunda systeme za leta. Bamwe babafata nk'idini, abandi bakabafata nk'umuco cyangwa filosofi. Ese abarasta ni idini? Ni umuco se? Cyangwa ni uburyo bwihariye bwo kubaho? Igisubizo kigufa ahangaha naguha: Rastafari si idini, gusa mu buryo busanzwe abantu bamenyereye ni uruvange rw'imyizerere y'iyobokamana, ibyo bita spiritual movement abenshi bemera nka ja cyangwa nk'Imana. Ikindi ni umuco cyangwa se lifestyle. Ikindi ni political and identity movement yavutse mu mateka y'abirabura, cyane cyane muri Jamaica. Niyo mpamvu abantu bamwe bayita idini, abandi bakayita culture, abandi bakayibona nk'uburyo bwo kubaho. Aha wahita wibaza impamvu bamwe bayita idini. Bamwe bahita idini kubera ko bafite imyizerere kuri ja cyangwa se ku Mana, kubera ko bubaha cyane Haile Selassie wa mbere. Ikindi ni uko bakoresha Bibiliya, cyane cyane Isezerano rya Kera, bakaba bafite amasengesho n'imihango imwe n'imwe. Aha rero wahita wibaza uti kuki abandi se bayita culture cyangwa se umuco?
aha ni ukubera ko abangaba bagira dreadlocks cyangwa se ibyo twita amadrede mu rurimi rw'ikinyarwanda, bakagira reggae music, imyambarire y'amabara y'umutuku, zahabu ndetse n'icyatsi, bakagira kandi uburyo bwo kurya bwa Italy diet, bakagira n'uburyo bwihariye bwo kuvuga ndetse no kubaho. Umuhanzi rurangiranwa witwa Bob Marley yagize uruhare runini cyane mu kumenyekanisha umuco w'abarasta ku isi yose. Aha ariko hari n'abandi bavuga ko ari lifestyle, kubera ko hari abantu bakurikiza principles za Rastafari ariko batajya mu mihango yayo yose. Bavuga ko hari uburyo bwo kubaho mu bwisanzure, kwanga oppression, gukunda Afurika ndetse no kuba ubuzima bwa nature. Ukuri nyakuri rero, Rastafari movement yatangiye muri Jamaica mu myaka y'1930 nk'umuryango w'imyizerere n'ubwigenge bw'abirabura. Bivuze ko ifite religion, culture, lifestyle ndetse na political identity. Niyo mpamvu kuyisobanura mu ijambo rimwe bigora. Ese kuri wowe abarasta ni idini cyangwa n'uburyo bwo kubaho? Reka dusoreze iki kiganiro cyacu ahangaha, tuzakomereza n'ubutaha. Ariko niba ukunda ibiganiro bitambuka hano ku cyumba cy'ibitekerezo, icyo gukora urakizi, ntiwibagirwe kubikora kandi ubikorane ubushake ntawe uguhase, kubera ko byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Nge ndi Emmanuel Nshimiyimana, umugaragu w'Imana n'abantu. Mukomeze kugira umunsi mwiza. Icyumba cy'ibitekerezo TV, aho tuganira ku iyobokamana, ubuzima, inzira y'inzitane ndetse n'ubuhamya. Kurikira icyumba cy'ibitekerezo TV buri munsi.